DJ Bria Abazi akumva kujyana ninjire muri iryo juru ariko bazana guhitana muhamagaye akumva iryo juru kubona kurya yari ijuru mbese yakoze iki Brian ko yabatijwe ko ari umuntu mwiza yego pe yarabatijwe kandi ni byiza kubona Imana yaramubabariye ariko ijuru azajyamo naryo nzajyamo. If kuba Nisinde was your song wari kwifuza kujya kuri channel yawe cyangwa kuyishyira kuri channel ya Melody? Ntabwo ndije ntabwo ndi umusitari wa danje yagakwiye kuba arakarira abantu barenze ukumva yefata Melody ukumva itubaga ukumva ariko Kid ushyiremo imiyaga ni Kid reze Kid igazi mfitisha za kwe ngende Melody kumva ugasanga umujama yaje ayipeti cya Kid bro ashobora kuzagira reaction uyisohora yakubona aramwandikiye ndamubwira ati sinavuze ko utazajya mu ijuru mbyayo mbere ko nyisohora uko wenda muzi ko ari umusazi yakwica nyine kumva yabwiye ati yumva nasohoye ingoma ukabona kuririmbyemo ko nubibona nta mutima mubi tu. The Choice Live. mwite Kid yazanye na Phil Peter wagira ngo muvuye muri studio wese tu Psycholis Phil Peter byaremeye afite ubu byaremeye iznyene ndukabano no byaremeye Phil Peter twaramushoboye so itsora ati ntabwo yatunaniye none naravuye kwizima ni fresh byatarize bro fresh cyane Kid n'amahoro n'amahoro cyane kabisa nagaruka yari imeze ejo bundi igenza Kid arahindura style cyane uza ariko uvuye Musanze cyangwa usigaye bi Kigali? Nsigaye mbi Kigali man bibaze ko n'abanyiba Musanze ariko urumva kera kuriro ketinga wenda dusubiye inyuma sinzi nawe mwarabikurikiraga byari big deals kugira ngo Urban Boys vihuize kuba Kigali. Oya ubuzima mbuse nuko huye kiriya gihe nubundi cyari gicumbi cy'umuco cyami cy'umuziki ku buryo ahubwo abanyakigali ugiye kureba babaga bategereje no trending Butare kugira ngo binanga. Oya iyo season yari yararangiye umuziki wari warimutse waraje Kigali ahubwo umuhanzi ukiba mu ntara aba yarasigaye inyuma. Icyo gihe ndabyuka ko ari gihe we yari yoboye ahubwo igihe Urban Boys iza kwimuka byari byararangiye no yimutse ari ibirori nkuko rero isubiye inyuma ari kuvuga ati reka tujye aho bibera bose bakurikiraga umuziki icyo gihe Kid icyo gihe kera washaka umuziki ngiye ngukunze vuba kabisa kunze ko ndangije secondaire muri ntabwo kujya warahindutse reka gerageza byibuke ubwo wabyibuka wowe igihe warangirije reka gerageza 2020 ntabwo nabyibuka 2020 ntabwo uri kubyibuka ntabyo bagiye narangirije pe nta kintu se uzi kiri special bijyanye na period yari iriho icyo gihe ishobora kuba yabikwibutsa wenda hari igihe umuntu avuga ati hari covid yari ikirangira cyangwa hari igihe hariho curfew iri complete cyangwa uvuga uti wenda icyo gihe harimo kuba igikombe cy'isi urumva cyangwa uvuga icyo gihe mu Rwanda habaye akana kanaka gashobora kukwibutsa iyo moment urangiza amashuri ya secondaire. Umva kuzi ko ndidebe ariko ndaje pe kumva ariko nyenzi ko nyine corona ko yaje ndi mu wa gatanu ahari corona yaje uri mu wa gatanu corona yaje 2020 corona yaje ndi mu wa gatanu nese ntabwo wahagaritse ishuri kubera covid bararihagaritse bivuze ko covid yaje niga covid Kwangiye muri classe rukumva nakubeshye urumva ko corona yaje wiga njyewe nari umuswa pe rukumva akonanga n'ishuri ariko rero niho isi kugana bro ntabwo kubika ibintu mu mutwe twebwe abantu yuganire n'umukecuru nabwo ati ku itariki 18 z'ukwa karindwi muri 1984 twe twicaye aha boro ndi kumwe n'abakana ababyibuka Foto Philipita ambabaje gute se ngomba kumenya igihe narangije ese ntabyo uzi biri Selemani izina ry'Imana nta nubwo uzi ngo umaze imyaka ingahe urangije secondaire ko nararangije abapeti bararangiza uko nyine havuyemo nyine bore 3 nyine z'abapeti ubwo narangije 2022 na gatatu
none se waba wibuka nk'igihe watangiriye wowe ahubwo si ubwo ibyo yize arabyibuka bana bijyanye umuntu uri urumva wowe utari kugora ariko nibura ibyo wize byo urabyibuka turizime bro tourism nyine uyize nka section ntabwo uzi ibyo wayizemo wapi nyine havuyemo ball nyine z'ingagi ko nyine ibindi biragoye tu iby'ingagi nibyo wiyumvira by'ingagi ko nyine kubaza ingagi ikunda iki ni ibisheke ingagi zikunda ibisheke buriya se ingagi zijya ku bwiherero nk'abantu cyangwa wapi ntabwo zijyaho nk'abantu ziyataho zibonye zijyaho nk'ingagi tu nyine aho zibonye ziyataho zibonye nyine ahari hose kabisa bayita amakize ni amase urabona bayita nyine amazirantoki tu okay ingagi se buriya ishobora kuba imyaka ingahe ingagi ishobora kuba imyaka nka 30 kabisa okay urumva ko kuri taya ishobora kubyara nk'abana bangahe ingagi nk'ukuntu bavuga ngo ingwe ishobora kubyara umwana ingagi buriya nyine ibyara nk'umuntu tu ishobora kubyara buri myaka nk'ibiri nyine nk'umuntu ukuntu umuntu abyara urumva ko ariko byo kidi twize neza nubwo twaguye ababyeyi kumwita kidi ariko mbitekerejeho nibuka ko ari kidi ni kidi aho ni sawa cyane urasa neza bro urasa neza kabisa urabona yuko nyine ugenda none usa nk'umusitari none wabifiriye ariko ubwo tugarutse ku kintu cyagitumye tunavuga ku by'igihe yaba yarasoreje kwiga umuziki urumva ko ukunze vuba ukurikiye vuba niki cyawugukundishije niba ubyibuka ikintu cyankundishije umuziki wundi kuba ni bro wanjye nyine muri tureyiti wanjye nakundaga futu ukunze no kwikina kabisa arangije nyine arambwira bro ibi boro nyine dore ukuntu ubusa uvuye gukina wiyanduje umuntu w'umugabo ibintu nk'ibyo kuva anzana mu muziki uko nyine mbikora none nyine nkoze indirimbo ya mbere imusanze bita indani nyine mbona itwaye igikombe musanze yose bitavuga ko za boro burya zakunda mpita nataka gutyo noneho tudehiti ni umuntu utekereza ko nk'abayedi ari abadamu kuko urumva yaravuye ngo ukuntu uba usa nabi nk'umuntu w'umugabo ko ngwete umuntu w'umugabo uriye ukuntu ubusa nyine ngo uvuye gukina wenda ahubwo uvuye gukina ibintu bitarimo amafaranga ibintu bitinjiza nagize ngo batekereza ko abasa nabi bose baba batari abagabo nk'abakanishi ni sawa cyane noneho icyo gihe rero abantu urumva muri iyo process yo gukunda umuziki ngo hari n'abantu yakumvishaga cyangwa nabo wumvaga cyane kuruta abandi mana ku experience ukavuga uti wa mugari bya bintu biraryoshye nanjye ndumva mbikunze reka mbijyemo ni kabande ba hano mu Rwanda cyangwa nabo hanze ubundi igihe n'umuhanzi wo mu Rwanda nakundaga ni Davis T Davis T agahita hakurikiyeho Bruce Melody ukumva nyine akaba nyine izi ndirimbo zatumaga numva umuziki uryoshye bro nyine umuziki aryoshye nkavuga ati kabisa nanjye nkoze nk'indirimbo byaba birenze indirimbo bita Mata Yesu Shomula yandi uziko imeze yandimbo yandi mbiri kuyumva wumva ukubona akona de filimo tu kubandi bona yumvaga muvuga ati nanjye umunsi ndaza mu muziki akubona n'andimbo bado ya melody binari ngoma numvaga nkumva nanjye nshaka nyine kuza mu muziki urumva ko n'indirimbo yumvishe zamukundishije imiziki ni za vuba igihe yasoreje kubera yuko Amata twayikoze muri 20 ni covid nyuma yayo ho gatoya hariho amakafyu ya saa 4 z'ijoro hariho kafi ya saa 4 z'ijoro none ubwo ntabwo izo ni ibishego wari ukamenyekana ukiri muto gutyo bro kumva nyine buri kintu cyose kiba kubera impamvu tu kumva ari impamvu yindi Imana yavuze ngo nyine bibe gutya ndiko nizera none se ko hari nk'abahanzi benshi ntago ari bose ariko hari abenshi bagaragaza ko bicuza kuba baramenyekanye ku buryo n'umwe avuga ati ngiyo mbimenye simaragije muri bino bintu uwo ngo wabivuga kuko yamaze kubigeramo akareba uko bimeze wowe ugifite inyota none yo kugira aho ngaho yageze utekereza uko icyo ngicyo uba ufite iyihe ubwo ubutekereza ko imbere hameze gute mbona se beta nawe nyine ujye ubyicuza kuba waramenyekanye njyewe kuba naramenyekanye urumva ko ari ibintu bigoye bisaba kuba umuntu yarabitekerejeho ariko nkurikije uko mbere nabipangaga
aka kazi nkora ntabwo kangwiririye narakifuje naragaplaninze ariko sinigeze nifuza kumenyekana niyo mpamvu amazina yanjye yo ku ndangamuntu atandukanye n'ayo mu kazi so njye ntangira nari nzi ko nzaba nk'umunyamakuru kuri radiyo abantu bazi ibyo akora ariko batazi isura ye n'uwo ari we batabihuza n'akandi kazi ke gasanzwe so kumenyekana rero it's something that I never wished nigeze nifuza kabisa ntabwo nabyicuza kuko hari ibyiza byazanye ari n'amasomo n'ibindi ariko sinigeze mbyifuza kongera uzi icyo nicuza kumva pana kumenyekana byo ntabwo nabyicuza kuko baninge umuntu uruki ubuzima bavuga gutabizi abo icyo nicuza ukuntu nyine nge nari nzi umuziki sikumeze kumva nyine kuri umuziki kumva ingana la kumva umuziki uzi ukuntu umeze umuziki pe nyine uko nyine ukurebera inyuma ubona uryoshye kabisa sibyo ko ntabwo birambaho ngewe ndi kuvuga nyine uko ubirebera inyuma nyine uri kubona biryoshye ariko nyine harimo ibintu wowe utapfa gutekereza ngo ubwo nibyo wasanze ari isi ibisazi nyine apana kuri ngiye bitaba ko nyine usanga umujama ko n'umujama kumva ko nyine ugasanga umujama nyine ngo yanga undi nyine biri seriye tu ko nyine apana za boro nyine ngo za plank ugasanga umuntu ari kuvuga ati man ngiye babo ko no mu modoka ngeta nyigonga kigapfa cya babo ariko se nanjye ikintu nibaza uvuze ikintu wagira ngo nanjye simba mu ruganda umuntu agira urwo rwango koko rurira akaba yavuga ati runaka nanamugonga Abas Philippines kunazo ubwenge sarabizi ariko nyine shaka abantu bambira ngo baranyanga akajyabo ntago babikize ku mutima bayabo ntibabyegereje umutima umuniga kandi bamaranye imyaka myinshi muri runo biboro ariko twari turi ahantu twicaye umuniga araza umuniga ni umuhanzi uwo wundi ni umupromoter cyangwa se ni umumanager cyangwa umupromoter bro yaraje aransuhuza asuhuza n'undi twe twicaranye yagusuhuza wa mujabo none ngira ngo nuko atamubonye ndavuga ati doba ari kugusuhuza ati acha bro this shit is crazy bro ariko ibyo bintu ngira ngo umuntu ashobora no kubyactinga ariko nta feelings nyine ukavuga ati umuntu nta diri murimo ariko atamwamubona nakamiri hari nakubwira ngo ngewe si mperuka gukora mu biganza by'uriya muntu n'imikene ese pito ubunaza kuva nawe uri kumwe nawe kuva na perezida nagusuzuka nkakunsuza cyane gutya nka cyane ahubwo ngenza abahanzi babikora muri style yo kukwereka ko barenze muri style yuko ari abasitari we ukajya umwana ikiganza akamera nka gutya kugira nk'utakubona ubona babo reka tuvuge mwinye mukubana muri inshuti ibaze Philipita muri muri convention ukamusuza ukabona nyine bazi urumva ubwo ikintu cyabanza nabanza nkareka gukorana nawe kubera yuko gushwana kuri we urumva kuno dukorana bibaye navuga ati buriya cyamukubise ariko nyine kumenya ikintu ndi kukubwira cyo bigomba kumenya tu hari abantu nyine babiri seriye man ngenza mu muziki numvaga nta muntu nyine wapfa n'undi ibiri by'imiziki reka numvaga nyine ko nyine ikibuga ni kinini bya danger bro urakumva ntabwo nyine Philipita nyine azacuranga indirimbo imwe ukuva ntabwo DJ Mo yacuranga indirimbo imwe aho ugasanga hari undi muntu uvuga ati oya umupeti wapi kabisa ati reka ariko nyine kiza ko ari ukwibeshya kubera yuko nubwo tubivuga mu muziki ariko nibakubwira abaganga ukuntu ubusanga bafitanye amabifu mu bitaro kandi hari ibitaro byinshi mu Rwanda umuntu yavamo akajya gukorera ahandi n'abapasiteri ejo bundi nahoze mbona inkuru umupadiri muri Muhanga ewana ariko uvuga ukuntu Musenyeri Simaragidi wavuyeho ngo bafitanye beef ngo bapfa ngo yananze kungonya kwigisha ahantu nyine ni inkuru yanditsira hari randitse yatanze ikirego mu bandi bapadiri urumva rero nubwo tuba tubivuga gutyo ntibyumve yuko nyine nanjye ubwanjye bantaye kibaze yabaze kubwira nyine umu influencer ukamubwira ako boy ngo cyagipiti mani ngo kimusaza nyine ngo uko kiduteza bro ngo gutuma nyine ngo kitugigira bibaze nyine kavuga ate kwimuniga kumva bibaze nyine mindset kumva dore kuntu imerengeye nta muntu nshaka kujyana ikibazo nawe ngo nagomba nshaka kumenya ngo uyu muntu ngo yasohoye cyangwa ntago yasohoye nshaka kwimenyera ati kidafite projet video igiye gusohoka angajya kumva umuntu yabwiye influencer tezikira cyane kuko kiduteza ari gusharinga ibintu byawe kandi nabo basohoye akavuga ati ni sima cyagipiti kuko kiduteza kuko no mujama kambaza ni sekidi nyine barabaja mufite ikintu muri gupfa
avuga ati njyewe gitwapfa iki ko nta muntu nyenye nsangira nawe. ariko hari ikindi kintu nanone kuri iyo ngingo nshobora kukubwira wenda nk'umuntu mushya utaramenya uzitonde cyane. hari igihe uwo muntu urimo kukubwira ngo runaka yambwiye ahubwo aba ari uri kukubeshya ushaka kuguteranya n'uwo runaka. hari aba influencers benshi bakoresha iyo turufano yo kuvuga ngo ko si Babu Man ngo Philipita kwangira iki ngo mupfiki uriya mujo ngo uko ejo bundi yamamagaye Imana ngo akabwira ngo kuri TV ngo ibi n'ibi nuko yibyitondera nabyo. uzi impamvu nanjye Peter ukuntu nanjye mfite ubwenge tu uyu mutwe ntabwo ari ishu sibyo. nyine njye izo boy yarazimbwiye kunyine ndeba umuntu ukuntu nyine twaye tunameranye ku nyine na gengi bagendana koko mbona ko harimo akabazo. uvuga ati kabisa nyine izo boy nagara kumubeshyira kabisa kumva ako ngiye kunyara amatiku ndambwira ati nyine uzamposting nyine nkawe apana kuvuga ngo bakubwiye nese yese umuntu umugabo umuntu arakubwira ngo uyu mupeti mureke kumva ahubwo nubireka nzamenya ko nawe ahubwo ufite ishaza ugira mu nyengere tu ako nyine hari umu influencer yigeze kumumagara koko mwana ngo bira bicucu by'ibinyamakuru bani ngo bigubora iki mufiki man ngo uri ngo cyanye inyamakuru cya siporo ngo dikina bano muri showbiz ngo mani ngo jone ngo cyaramamagaye ngo kirambwira ngo kimbira ibintu neza kwitonda tu n'ahantu hose man ngiye nicyo ndi gushaka kureba nuko nyine atari muri showbiz ngo niho hari iki kibazo. ikibazo showbiz ikintu gisekeje man umuziki kudenga Nigeria uzabanza bari n'ibihumbi 3 abahanzi gusa mu Rwanda turacyari bake cyane ku buryo uwo ari wese yaza kitwikira ku giti cy'agataka ajya kuryaye. none se uzi ko nko mu Rwanda wasanga abaganga bashobora kubaga nk'ubwonko wenda ari nka 3 ariko se nabo ko bagirana ishyari kandi bashobora kugirana ishyari simvuze ngo baragirana nabi kandi ari 3 mbese ubwo niko bigomba kugira. urashaka kumubwira ko ishyari risanzwe ahantu hose si mu bahanzi gusa. nanjye none padiri niba bigera abihaye Imana badahembwa baba bari nyine urumva nta gitangaje kirimo no mu muziki. bose DJ mu kuva ko ari umuntu nyine nshaka nyine ngo ntuzongere gukina indirimbo yese mwana wamba bari bifite igiciro bifite cost twapanga kamere nka wundi yaterwa na kontra kivuga yaterwa na contract kivuga. wasohoye indirimbo ya mbere gira mu guheruka hano twari twigize kuganira nkubaza nti ese indirimbo yawe Teta ko yakunzwe cyane uramutse ubonye nk'umuhanzi munini ugusaba ko muyisubiramo bikagenda neza umbwira ko wabyakira neza n'ibyo byagenze. so ariko mu gihe watizinze indirimbo Bruce Melody itizinga ari nayo twaje kuvugaho ni muri icyo gihe ahubwo twahise tubona yaramaze no gusohoka ahubwo Melody akoranye remix n'undi muhanzi. ugeze ubitekereza uravuga uti ngiye wenda zishobora kuba zitanyereye shayo zishaba pepe Babu nyine ngiye sibyo kwiribaza ko nkamujama bakoranye tu indirimbo zinda zikunda pe ukumva ahubwo ngiye ikintu nabonye nyine birumvikana tu ukumva ntabwo nyine nk'umuntu nkanjye nka Kidi uko nazanye bwa mbere uko nyine ngatambwiye Melody bwa mbere musaba ngo dukorane remix indirimbo ngo Teta n'ibiki nyine ngo bigire ibintu bya danje muri buri sagira umugisha we uko nuko wabonye Diamond ambwiye atari ko sha ko nakunze cya kimbo cyawe kihuta twakoranye kuko niyo mpamvu boro zose nyine zigira step zazo tu. abantu benshi usanga bari kuvuga bati ariko ngiye tubodora ati nta support Melody yahaye uriya muti abenshi bakarenga ibyo nanjye ngo bakabya abantu kandi ahubwo nabo nkuyobeje bakababwira bati gute nimba uri gufasha umuntu udashyira igihangano kuri channel ye ati n'ubundi kuba mwakoranye ikintu ukagitwara ariko uri muri position nziza yo kuba wakumva icyo kintu ugira icyo kitubwiraho akumva ngiye if kuba Nisinde was your song wari kwifuza kujya kuri channel yawe cyangwa kuyishyira kuri channel ya Melody? akumva ngiye niyo yambwira ngo tuyikore kuko yishyire kuri channel nyine afonza ku kanya nyine pfa kuba Melody kuko nyine nk'umuhanzi ukeneye platform man kubona ngo ukeneye amafaranga mbere na mbere aho ni ibyo wakubwiye wowe uba ufite uburenganzira bwo kumusaba wamusaba ko bigenda amusaba kijya kuri channel yanjye akumva ko itagiyeho nabyo nta kibazo byaba bino. kubera iki wakwifuza kujya kuri channel yawe? kuko urumva hari igihe nyine umuziki ukuntu umera kuva nyine naguze ejo hazaza ukuntu bimeze kumva ushaka kwanga nyine ko mukorana uko nyine kayishira kuri channel yawe ugasanga iyo ndirimbo ya nyuma wenda ukoze amafaranga arabuze ubushobozi ugasanga niyo ndirimbo ya nyuma nyine ubonye tu kumva ko uyifite kuri channel yawe abanye base amafaranga uko iminsi igenda ishira
yajya basi unayabona. ariko still ushobora kuyishyira kuri channel ye ahubwo akaba ari nabwo ubona menshi kurushaho ubundi royalties bakaziguhe biterwa n'icyo bavuganye ubundi. ni ukuvuga ngo wowe icyo ureba ni inyungu ni ukuvuga ngo uriya muhanzi aba yarakuyemo inyungu cyangwa n'ubazikuramo ntacyo bitwaye ko biri kuri channel. Nese ngubu nyine kaze ngubwira ngubu baje no gusaba interview uramuniga bakoranye Rodi. So wakwemera ntabwo wayimwima. N'ubundi dusanzwe tuzimo. Yego. Ndumva twarayimuhaye. Nyine kintu kuvuga nyine. Nyine kabiri se. Ku kindi kuvuga nyine kubira. Ari yazanye n'amaji. Icyo gihe urumva ntabwo twaye ndavuga nkawe nk'umuhanzi urumva. Nkawe nawe amaze kuza nka kabiri ku giti cye. Kwini gusaba kumva nyine kumva raboro yajya uko natajyaga mbere. Birashoboka cyane. Nuko nyine nkanjye nka Teta nakubeshye uko nuze Teta nyine ngiye nyine urimo. Ako raboro najyaga ati wangu narimye Teta ngwino naribi. Kumva ni bansabye ngo ibintu byinshi ni mpamvu nyine kuri raboro nyine yamuhaye like nyine platform no gutuma bamumenya. Ni iki kintu wabwira abantu badukurikiye babona nk'umuhanzi munini nko kuri yahaye kuboko umuhanzi ukiri mutoya ariko bakabibabwira mu buryo buri negative babereka ukuntu ahubwo uwo muhanzi nta kintu yakoze kubera bakazana impamvu runaka kubera iyi mpamvu byahereye kuri Roskana ngo bamutwariye Food Etoile ngo iyo baba bamukunze byari kugenda gutya niyi bakazana n'izindi projet we zibaho sibyo ni ikintu wabwira umuntu dukurikiye ushobora kumva abantu bavuga ibyo bintu manye kintu abantu batazi nyine abapeti bafite ama depression ya danger yandi nyine kubyo namubwiye ngo nyine ngo mero dago posting kwino mbare nk'icyumweru utarya ashaka kubyemera nyine umuhanzi ukiri hasi cyane twumva hano hanze abapeti bakenera support benshi ku buryo utabona n'ahantu bashyira twumva niyo mpamvu bira nyine mujye mubibona muvuga ati nyemero yakoze ikintu cya danger nyine birarenze tu Okay. Baso indirimbo nshyashya n'umuntu yita Bruce Melody kubera iki wahisemo kwita Bruce Melody? Yakubona byo nyine mpamvu nabiririmbye. Kubona ni kuririmba nyine ngiringa zimfitishaza nkaho ndi melody. Kumva impamvu nyine kubona yise melody akumva ari ukuntu umuntu ukuyina kwanga ukibaza se kumva ari kwanga kidi. Ngiye kidi ntabwo ndije ya. Kumva ntabwo ndije ya ntabwo ndi umustar wa danger. Yagakwiye kuba arakarira abantu barenze. Kumva yefata melody ukumva itubaga. Kumva ariko kidi ushyiremo imyaga ni kidi reze kidi. Ingazi mfitishaza kwe ngende melody. Ngende melody kumva. Ino ugasanga umujama yaje ayipeti cya kidi ngo bro. Cyane ngo nzanakivuna. Oya bro. Ye kidi nguyu kidi. Kamia aka. Kanjewe akakoko. Kanjewe. Kuva natuza mfite. Nene ukungirisha za bro. Bikorwa. Ibyo bintu byo mu influencer bakubwiye ko hari umuhanzi wakubujije wamukuvuzeho nabi. Nibyo byakwinspirinze ukora indirimbo. Nyine byabaye imbere. Nishanya stunda vuga atari goro. Akwamugana ubanza ndenze kido banza ndi mufasa wa mugani. Ni gute umuntu yifata kandi nakutangira uvuga ngo kidi ni mufasa. Nekuba kidi ni mufasa. Uzimpamvu navuze ni mufasa ni gutuza irukangirira ishyari ngo ikira cyane. Kandi ritubiye. Ukubona amafaranga nigirira. Kumva. Gihe turabwira ati ntabwo nibuka nigena soreje segonda. Sibyo rato kubona. Nishe bobaza yekesi yarangiye. Ukubona ngo ndarimba muri arena. Ako nyine ugasanga umujama nkamfitisha kubona murakarire melody nyine murakarire ba Filipita ba Babu ngiye mundeke bro nta kintu mfite nta kintu ndiho ahubwo barakarire ba Bana Boys ibyo sawa sawa oya ngo nyine waburengeye oya ari indi reba iyo verse ya mbere itangira uravuga ngo Brian agiye mu ijuru ngo niba Brian azajya mu ijuru muri kandageramo akibaze ibaza tugiye mu ijuru ukumva nyine Imana iravuze ngo mbonye twagiye mu ijuru Vese na Dorcas twinjire akumva ari ne gahonga yiri twagiye akajya kumva DJ Bria bas akumva kujyana injire muri iryo juru ariko bazana guhitana kuzimu muhamagaye kumva akumva iryo juru kubona kurya yari ijuru mbese yakoze iki Brian ko yabatijwe ko ari umuntu mwiza yego pera batijwe kandi ni byiza kubona Imana yaramubabariye ariko ijuru azajyamo naryo nzajyamo ko numva nawe wamugirishaza nagishaza nyine ngewe none Imana umuntu kugirishaza akakwimenyesha n'ijuru mani ubundi uzi ko none mutanakora akazi kamwe iyo uri umu DJ by'ibindi by'umunyamakuru wa siporo bagwamagara nese muvugisha ukuri mwebwe sinyigire mugabanye kurya imboga muvugisha ukuri
ibaza ukumva nyine Imana iravuze ati Brian we yinjire mu ijuru. ndetse bo bumva ari ndukwiye kumuhamagara nyine kuri uwo munsi w'urubanza Imana iri guhamagara yabaye wumva wari nde wamuhaye hamagarwa inde Brian kubaketse nyine nka ba Snoop Dogg bagiye nyine mu bunye gufora ijuru ryabo bakamubwira tujyane. ako Brian aricyo mupfa Uzikuru mukunda se akumva ariko nyine kuba atajya mu ijuru byo ntago agomba kujyayo. ariko wenda nuko ubona ko iryo yarigezemo ijuru rye wowe ujyayo kuba ntago ari kwiye ijuru nyine tuzajyamo twebwe. none wese yishyiramo wese yishyira mu ibyo bintu wabyihoreye akaribura ukarijyamo wowe njyewe ahubwo se Brian ahantu ahubwo se njye kuba indi hantu najya Brian yahajya. ese Brian mwari mwahura twahuye rimwe hano cyagiye muri interview mwaravuganye se wamye naje mu agapushi gusa ndikomereza. urabizi se ukuntu afite umutima mwiza ibyo ni byiza pe byiza ariko ijuru ryo narijyamo nzasohoka naryo najyamo kokani ubundi muntu uvuga muri ijuru Brian yagiyemo mu imbere noneho muri iryo juru hari iki cyahinduka kuko yinjiye kugira ngo yinjire se mu ijuru tuvuge nyine ryari ijuru rimo bambonye aramutse yinjiye hahinduka iki bituma utari bwinjire kumva tayaye nyine ubwo yinjiyemo Brian kumva mva singiye kubaga uri kunyoshya ngashaka kubaga cyane oya we mbwira habahindutse iki kuko nubwo tayaye nyine Brian agiye mu ijuru kumva kuko ni marayika bita Gabriel ubwo yabaguye birangiye kumva Brian nyuma yuko iriya ndirimbo isohoye ntago yigeze ashyiraho comment se wapine nk'umusitari bagomba kwifunga tu wowe se wigeze ubitekerezaho ko ashobora kuzagira reaction uyisohora yakubona aramwandikiye ndamubwira ati sinavuze ko utazajya mu ijuru mbyayo mbere ko nyisohora uko kumenya ndamuzi ko ari umusazi yakwica nyine kumva yambwiye ati yumva nasohoye ingoma ukabona kuririmbyemo ko nubibona nta mutima mubi tu akumva nta muntu ushobora kuza akakwicira nk'umwana akubwira ati nakwiciye umwana ariko mari oya kubona umuntu ngiye nende seriye n'ubundi nibyo byeze bro ntugire ngo ni umutima mubi tugenda nari mfite kumwica bro wapine ngiye mu ndirimbo ndi seriye tu biri ku munsi w'imperuka uko nyine Yesu ntago wahamagara uzamenye ko nyine ubwo ngiye byanjye bisa birangirira ari okay ni sawa hanyuma se kuri Melody we kuki ubundi wahisemo gukoresha izina Melody nuko ari we muhanzi ubona wa mbere mu Rwanda nuko ubona wenda ari ugira na mabifu n'abantu kubera iki kuki utavuze ati iniga zingirira ishaza nkaho wenda ndi King James nkaho ndi Riderman nkaho ndi The Ben nkaho ndi Meddy wahisemo Bruce kurumva ngo mboni byana mukunda binyirukaho nkaho ndi Melody nyine ukumva ko nyine ko bisibigwa muri kikurusha uko waririmba ngo byana mukunda binyirukaho nkaho ndi Tayiga urumva bwo bitajyana biguyemo neza kurusha Melody uzi umuziki cyane oyasi mutema kapera ahubwo reka mutemushyiramo Tayiga ngo mboni byana mukunda binyirukaho nkaho ndi Tayiga bi gute usohokana kakayinisi noneho uko kongeraho ka B ariko nose bari bamubujije gukongeraho uko kongeraho ka B nuko beri cyahisemo Melody nyine ariko njyewe as an artist iyo nza kuba ndi muri session yo kwandika iyo ndirimbo I would rather call it Bruce Melody nako Melody nta Bruce iriho Melody yari busobanura ibintu byinshi as an artist wari no kuvuga ko ari Melody nyine y'indirimbo Melody y'uburyohe ibintu byinshi kandi bikongera bikaragaruka bikamininga Bruce Melody ariko n'ubundi ntabwo asubije impamvu yahisemo Melody mpamvu nahisemo Melody ikintu cya mbere ariko mva ndamwemera icya kabiri nyine njya mbona ari wa muntu nyine wihangana byatari papa Brice yize kuvuga ikimaza cy'imico myiza nk'abana bayitendeka nawe kuko ngari umwana mwiza uhita uhitamo kumukoresha se nyine kumva nyine mvugishije ukuri kubona amaco y'inda muri make kumva ko nyine Melody kurabizi ni brand kumva nyine avuye no kumufana ni brand ya Danger kumva ka nyine muri beat nyine mvuga ko nyine ko birimo nyine biragwamo bya Danger niyo mpamvu namukoresheje okay wabanje gusohora audio yayo hanyuma amashusho yashyira hanze nyuma hari icyo byongera se kuri promotion y'indirimbo cyangwa ahubwo hari icyo byangiza wapinye impamvu uvuga nyine ngo hari ikibyongera kumva nyine kuva natangira wantangiye nyine posting ama audio buri gihe mbere y'ama video kumva ariko ira audio nyine niyo ya mbere nyine yari igize nyine ziriya views niyo mpamvu
nyine bigira impact ariko kugira ngo banze uje kuntu ikibuga kimeze yabone drop. Okay, ni sawa cyane. Feedback abantu bayakiriye gute? Ya feedback navuga ko nyine bakiye neza nyine ko nyine ubu ngubu ikintu gisigaye ni promotion kugira nyine igere hose. Ninde wakoze amashusho yayo? Mwita Coin akaba hamwe n'umuntu bita PDG, audio ikaba Muriro na To The Hit. Muriro To The Hit. Still indirimbo zawe uzuploadinga ku Isano Media. Kandi tumaze igihe kinini ngira ngo sinubwa mbere ariko numva barwabireye kubikubaza. Haciyemo igihe kinini duhurira n'ikibazo cy'abartiste. Usanga bafite management banaploadinga ibihangano byabo kuri izo platform za management ariko nyuma y'igihe bakaza barira. Bavuga bati uzi wa muniga ukuntu byagenze se ati indirimbo byagenze bitya kugera naho benshi muri bungu bari bwo bari kwa uploading indirimbo zabo nk'ubu ugiye kureba Papa cyangwa ubu nibwo ari kwa uploading indirimbo ze ugiye kureba na wa mu peti waririmbye Pizza Joe West urukumva n'abandi wowe nta kibazo ubona biteye kuba cya uploading indirimbo zawe ku Isano Media konje mfite channel yanjye kumva ko n'andi mbanje na zo trap apana nyine ku channel yanjye kumva ko nyine biteguye n'ukuntu nyine mwavuganye na management uko indirimbo zaje zijyaho mfite channel yanjye hari iyo ushobora gukora ikajya kuri channel yanjye ntabwo se bishobora kudindeza no channel yawe nk'umuhanzi wena ntizamuke cyane kuko hari izindi ndirimbo zawe basanga ku yindi channel byose twabirebye nyine dufite ukuntu twabipanga nyuma yuko igihe kigenda gishira. Okay, aho ni sawa cyane ngira ngo ubwo ngubwo se Peter twafata time tukayireba track iwe tukaza gukomezanya nawe byari fresh tubazo muratumuwajije tumaze kuyireba byaba ari neza cyane. Itwa Kid Love and Gentlemen, track nshyashya ise Bruce Melody playing on the Chess Live kuri Isibo TV murababona DJ Mu jeri twa Phil Peter. Let's go. Kid Love and Gentlemen, track yakaba yarayise Bruce Melody Kid ariko Kid ryaramfashe ko ako no njijisha man kwera ukuntu ryandika nyine ni Kid kuzarifata kabisa bizangora cyane Kid. Yeah, I'll try my best. Hari undi muntu wajya guza hano bikangora cyane umukinnyi wa filime Toussaint cyangwa Puis nubu nabubaza Toussaint no mu direct ubwo ni Puis urubakora bwo karacyari baka ziziva namwishyizemo gutyo. Anyways, ni track nziza cyane kabisa. Video harya ninde wayikoze? Mwita Coin. Coin yakunda gukora gradings. Kubona Figma. Kabisa akunda gukora colors ndamuzi Coin. Akorera muri Bless World. Big Team. Coin akorera muri Big Team. Big Team. Okay, je nari muzi muri Bless World. Na track iri hanze iri kuri channel ya Isano Media. Okay, cool. Numva ari fresh cyane. Wenda ngiye utuntu duce tw'utubazo tworoheje nakubwira. Indirimbo ibaye ari nkayo igena iteganyagihe mu Rwanda. Ari nkayo igena iteganyagihe. Uba wumva yakongera ubushyuhe cyangwa yagusha imvura. Yakongera ubushyuhe. Yakongera ubushyuhe kubera iki? Yakongera ubushyuhe kuko kuva ukuntu igenda, ukuntu yihuta, nyine ni ubushyuhe. Kuko nyine nka teta yazana ubukonje. Ariko nyine ikintu kimeze gutya nk'ikibagabaga. Kumva ni ubushyuhe niko navuga. Yeah. Ari ukumara umwaka utavuga ukaruzinga ability yo kuvuga kujya kuburijwe ryawe ari no kumara umwaka utumva umuziki udafite ubushobozi bwo kumva wahita meke ko namara umwaka navuga nanjye nareka kuvuga ariko nkumva ibintu mu mbese twajya tukuvugira iruhande babu wenda nanandika uyu munsi ubaye ari nk'urubuto ukurikije uko wakugendekeye cyangwa mudu urimo nuko bimeze wawugira uruhe rubuto rwaba ari uruhe rubuto navuga umuneke ari umuneke byagenze neza cyane woroshye kabisa baba bitekereje wari umwumbati
ko mengeye iminsi yose barimo amahara. uramutse ugiye bakubwiye ngo uhitemo indirimbo zawe urumva hagire iyo ukoraho filime yavuga true story y'imibereho yawe y'ubuzima bwawe yaba ari iyihe ndirimbo yaba ari Teta cya for real. That's nice. Ngiye ndumva ari ibyo bibazo nashakaga kukubaza. Hari inama ufite wagira Kidi w'imyaka 8. Imyaka 8. Inama nagira Kidi w'imyaka 8 nyine nukureka imiteto tu. Kwini sina miteto ifite. Umva na nshuti yawe. Nyine ni wowe nyine Kiduri Kidi kumva nabyo kuvuga ngo ufite ngo petit frère. Niki nyine kuri isi uza wenyine ko yego pe nyine ugira inshuti abavandimwe ariko nyine uza wenyine kandi uzanagenda wenyine. So nyine no kumubwira nyine akizereramo kurusha uko yizera abandi. Harya uba muri ghetto? Ngewe wapi man. Uba muri famille? Kumujya mu mbona gute bro? Sikoma mbona ukumva atari Musanze muri kubwira ngo mba muri ghetto man nyine mbayeho mu nzu nkuko ba mu rugo. Okay. Akonyina pana famille. Mba mu nzu nyine mu nzu. Ariko ghetto ubwo se ni size ghetto wa mugane bivuga iki? Ni inzu yose itari mu mugore. Yego? Itari mu rugo nyine itari mu rugo. Itari umuryango ahubwo umugabo n'umugore. Shamba ahubwo nyine mba muri ghetto Pro Max ni itari mu famille. Rero nshaka kuguha akadiru ka boro wajya bakagureza ibikoresho byiza byo mu nzu. Ngo birimo intebe, birimo ibitanda, birimo garde-robe, ama TV stand n'ibindi byose. Urashaka kumuciririkisha ngo aba muri ghetto kandi afite aba muri shati. Saro intebe nk'izi ngizi ntizajyamo urashaka. Urikumva ahantu bita muri Wometat Interior Limited bakorera mu gakiriro ka Gisozi. Ariko ukuntu bivuga ibyo bintu ni ijambo rimwe. Wometat. Ikizi Nyine ndashaka kubyumva ni ijambo rimwe. Rifite ubusobanuro se? Ariko se wowe ugiye gusobanukirwa cyangwa wagiye gukoresha Wometat. Wometat Interior. Babu bitaba mubagiye kubyandika bishoboka. Ubwo nguko nyine Wometat. Wometat. Ari jambo se rya hati ririmo? Oya. Ririmo shababu. Nta ririmo ntaryo dushyizemo. Wewe vuga Wometat. Ikandebe Instagram yabo. Urukumva birapfa. Ikandebe Instagram yabo wallahi. Urukumva muri Wometat butusobanurira ibintu bakora. Ati musi ubundi muri Wometat. Niko wisubiraho nawe. Unisubiyemo urutayimo se Wometat. Ubundi wowe urabyumva ute? Uramaje ubundi wowe urambaza. Ubundi wowe urambaza. Ntabwo wewe ubyumva. Muri Wometat Interior Design bakorera mu gakiriro ka Gisozi nibo bantu mu Rwanda ubu ngo bari gukora intebe nziza, ibitanda byiza, n'ama garde-robe, ama TV stands n'ibindi bitandukanye. Mwabamagara kuri 07 8 ariko bitwa Wometat Interior Limited kuri Instagram n'ahandi hatandukanye mwagenda mukabashaka. Bakora free delivery iyo ukoresheje ikintu bakikugereza mu rugo. Umwihariko abandita no guhereza iminsi yo kuzaza kugukorera kubyitaho idahari cyangiritse cyangwa hari ibyo ushaka bakosoraho byose babikorera ku buntu. Umugari wa Wometat Interior Limited mu gakiriro ka Gisozi 0781 reka nshimire Phil Peter. Mbere ko dusoza ari akadiru naye nshaka kuguha. Ubu ngubu ibintu by'amamodoka biri ni zimwe muri deals zimeze neza cyane mu Rwanda. Cyane. Hari abantu baba bashaka kwigurira, hari ababa bashaka kugurira abandi, hari n'abashaka kurangura no gukodesha, hari n'abashaka kubicuruza n'ibindi. Hari company ubu ngubu iri gutwara abantu muri Korea y'Amajyepfo bagakora trip ukagenda bakaguhuza n'abacuruzi b'imodoka. Abantu bazicuruza baziranguza ukazisura ukaba wagura cyangwa ukagura n'ama PS ukareba nyine ukuntu ibintu bikorwa hariya n'ukuntu bimeze. Bakagushakira visa, bakagushakira ahantu uzaba urimo kuba, abo bantu bakabashaka bakaguhuza nabo tuwa yose bakabigufashamo. Hari company rero irimo irakora ibyo bintu ikaba yitwa Rama Travels. Naho abantu nimero zabo za telefone kugira ngo uramutse ubaye ushaka iyo serivisi ukaba wabahamagara. Rama Travels rero baba no kuri Instagram Rama Travels Rwa, ariko ushobora kubahamagara kuri 07 912 79 818. Rama Travel
_rwa niko bitwa kuri Instagram. Nimero yabo ni iyo ngiyo 079212 aho ni sawa cyane ubwo byose kabisa nuko nguko amijambo simbere ko dusoza ikibazo kwenyesha gusaba Philipita kan kamusaba kwenye turebe muri kamera pita nakantu gato nakantu kanini umva nyine kuri njyewe ni kanini kuri Pita nziko nyine atari kanini cyane twagiye sibyo Pita njaho gusaba ikintu kumbura cyemera ntabwo cyemera ako nagara amafaranga mbaye ntagishoboye yenda umuvugizi manage uko ndabizi ko yagishobora twagiye kwa Pita nshaka kumfasha kumva nyine nkazakora challenge na Melody ukazakora challenge na Bruce Melody kanye nyine mbigusabye kumva ahubwo Babu niwe muntu wabishobora kuruta nigose njye mba nkubwiye ukuntu ibintu bihagaze Babu niwe wabibasha ibyo bintu kurushaho reka ugomba kubimufasha uko byagenda kose ugomba kuntu mwese mugita mumpasanya ariko njye reka nkubwize ukuri njye namukubwirira gusa ntabwo bivuze ko ari itegeko ko yabyemera kurumva gukontrolinga undi muntu n'ubundi se ni challenge imeze gute iyi ndirimbo Melody Bruce Melody ubwo akagukoreye se akagukorewe akakaguda birenze nabyo byaba birenze nugusaba kubera ko n'umwana wabyaye ushobora kumubwira uti we petit fanya hivi jya kuvoma agahita akabwira jya kuvoma se abandi bubatse robine ndahari kwenye twe turi gusaba babiri turi gusaba kabisa Pita yabikwemerera araza kubikora akanje kazi turamusaba ni sawa cyane ubwo nguko nuko bimeze nimuyibona muzamenye yuko byavuye hano reka tubashimire dushimire cyane ariko by'umwihariko we wafashe time ukabana natwe kuva ku isaha 11 gahunda za Isibo TV zigiye gukomeza ariko twebwe kuri Instagram twitwa The Choice Live kuri YouTube The Choice Live kabiri no kuri website ni @The Choice Live .com tuzasubire ku munsi wo kuwa kane The Choice Live.